since ya ariko mana we mwinere udumva winere sone we ibintu ngiye kukubwira nibyo romantic bimenyesha kandi nabyo tuzakora. Urumva romantic rero love nirwo rukundo. Love ni urukundo ngukunda njyewe nawe nkunda. Noneho romantike ni ibintu bimeze neza bisa neza ngukorera. Nk'ubu ngubu nzindutse mu gitondo nkohereza nk'umuntu akakuzanira indabo ukajya kubyuka ukajya kubona umuntu arakomanze ahubwiye ati izi ndabo ni izawe zivuye kwa shiti wawe Tumba. Icyo ni ikintu ni ukuba romantike. Mba ndi romantike njyewe umuhungu mba ndi romantike. Urumva ikindi kintu gishobora kuba romantike nkari nk'ibya bintu nakubwiye nkagufata nkagusa wowe reba nk'ubu ngubu twagiye nagushyize ahantu urabona njyewe indi i Kigali mbayeho neza mu nzu nziza ibintu byose. Urumva noneho ukagenda ukabyuka waza kubyuka ugasanga nagiye ndagutekera uturyo twiza. Urumva umureti navanzemo ibintu nyine by'abazungu. Noneho nagushiriyeho n'utwo ngo milkshake nako natuzanye nadushyize ku ruhande hariho imbuto nashyizeho ubuporo bwinshi. Noneho n'aka gato nakanditseho I love you Joyeuse. Wajya kubyuka ugasanga imeza nayiteguye imbere yawe ukabyuka wambaye robe de nuit ukareba nyine ukabyuka noneho nkahita mfata ikiko nkatangira kukurisha. Ibyo ngibyo mba ndi romantike. Kuvuga ibintu njya ndeba muri filime. Ibyo bintu ndabikora. Erega aba filime babikora kuri twebwe. Yego. Uzabinkorera se? Gusobanurira wararuha. Ibyo ubu ngubu ndimo ndarota ukuntu nzaba romantike kuri wowe. Urumva kandi uzarara mu nzu yanjye. Noneho romance ishobora no kuba gutyo. Noneho nshobora no kuvuga ati sheri noneho aha hantu heza nta kugira ngo wumve ko njyewe nawe tubayeho mu isi imwe tubayeho dutekereza kimwe ko turi abasheri. Aho uzagwa niho nzagwa. Nzakugwa imbere usangwa inyuma. Nkaza muri geto yawe nkafata ako kageto kawe nkafata ubusafuriya bwawe nkagura ubugari tugasonga nkagutekera agafi nkashyiraho n'akaboga. Muri geto ariko ubundi niwo muntu utuma mbaho ubuzima bwiza bwayo. ibyo Thank you Jojo. Jojo urakoze. Jojo waburiye ko nakubuze. Uwo Jojo ni uwundi mukunzi wa n'umundi muntu nkunda n'umukunzi wanjye nanjye ndamukunda. Urumva uyapana urukundo ngukunda suruna namukunda urukundo ngukunda. Urumva narangiza ifi. Buriya ifi yerekana rero umuntu uri romantike cyane kubera ifi noneho ntabwo ikoramo ni njyewe ugenda ugukuriramo nyine amahwa nkahita nkurisha n'intoki. Ntabwo najya no gukurisha n'ibiyiko numva nkurisha n'intoki. Tumba we tuzaramba. Urumva ukuntu birenze. Yesu Kristo ibyo bintu uko mbibona muri ariko tuzabikinamo filime siko? Oyi asa umuntu yagereka akakubwira ibintu wahenze ugahita uvuga ngo filime se ni ibiki?
ibyo bintu ambwese ariko duka singo uzaza mu ejo bundi ndabitegereje noneho ugiye kujya utuma ndarambirota ijoro ryose namukuriraho amagufwa nkukuriramo twa tugufwa two kwifi nyine imitungire n'ubushongezanya nkurisha noneho twarangiza tukicara ukandyamaho ukandyama ku gituza urumva ukandyama ku gituza tugahita tureba filime urumva ngoma shokora umaze kurya shokora nawe ndayirya urabesha happy ntabwo mbesha ntiwari bwarye shokora ntabwo ndayirya oya shokora ugomba kuyirya muri ino minsi basi urayizi ukuntu isa njya nzibona abana b'abakire bazirya ariko ntabwo urarya shokora ntabwo ndarya du ejo uraza kurya shokora oh my god ejo urarya shokora nzayikora idu nzayikugurira uzayungurira he zirahari i Kigali shokora ni nyinshi nazo uzayinyoherereza nzabwira umuntu cyangwa nzakubwira iduka ugomba kujyamo nkohereza amafaranga ugenda uyigure ubwira ati shokora duba izina ry'Imana ni wowe duba subireba ko twiga tuganira gutya ni wowe muntu niyo napfa nzapfa nakwibagiwe mu buzima no mu maraso hari igihe bazatuzanira igihe bazatuzanira fiyumu oya ngiye ndi kukubwira amarangamutima yanjye ubu ngubu dumba ni wowe utumye mbaho ubuzima nta muntu aho nakumenyaniye nawe kandi ibitabo byawe nibwo byago by'imitoma n'ibiki byose ngo mbaho ngo kuba nziranye nawe utuma mbaho ubuzima bwa danje oya reka iyo hagize reba nka kuriya bebe zavuze kuriya wabonaga nenda kurira se bebe zaratubabaje bebe umuntu ushobora kukuvuga nabi ahirwe ubwo rero nkamubwire kuva namenyana nawe bawe ubuzima bwiza bwa danje ku rwego rwa kuva wamenyana nanjye ni ukuri noneho reka nkubwire iyo wishimye amahoro yawe nyiyumvamo nkumva nanjye ndatuje nkumva nta kibazo mfite ariko reka nkubwire inzozi mfite mu bwonko zizabimamo tuzahure pe tuzahure siko noneho shokora ninza uzongera kuyirya ubwo turi muri ya romance turi romantike turimo turareba filime ariko shokora ubundi se wareka kungura shokora ukazangura ice cream byo no pana shokora na byombi biri hamwe ubundi hari ukuntu hari nk'ibintu bajya bakora mu Rwanda sinzi niba babikora ariko bikaba ari nka ice cream bashyizemo shokora
bagashiramo n'imineke ice cream ariko bagashiramo shokora bagashiramo n'imineke n'iki byose bikaba byose biri hamwe barangiza nyine nkahitamo ku gakombe ariko ingenzi kubikora kenshi nshobora kubigukora nubwo mu Rwanda niba hari n'ahantu babigurisha nzi kubyikorera noneho nkazajya nkurebesha filime nyine ngutamika gake tureba filime ariko dutuma abantu banyiririza uzatuma abantu bangirira ishari ntibagenda bakugirira ishari sibyo ni ibiki ariko mana we Shadu izina ry'Imana urankunda kandi biri seriye ubibona njyewe nsigaye mbibona noneho nta kintu cyiza nko gukunda umuntu akabibona Shadu ndabibona icyambere umwanya uma nakara kantu ko kumbwira ngo genda ukore cyane kanyeretse ko nkunda urumva kunyine subu n'agaciro magayizi uyu muntu dumbagira urukundo rwa nyarwo kandi abantu bajya bavuga ngo Joyeuse nyine abantu barampinga ijya muzambona na Dumba mukumirwa muzumirwa rekana na Congress arimo arashakisha Gayusi nawe hari hano Gayusi nawe hari uri kumva reka kandi njyewe kuba nkunda biri seriye njyewe ntabwo nkunditse pe sibyo si nkunditse ntabwo nyine nkunditse sibyo iryo jambo mu buzima bwawe ntuzongere kurivuga Dumba najyango kubitekereza ntuzongere kubitekereza ntabwo ntuzongere kubitekereza ntuzongere no kurivuga ntuzigere n'ahantu na hamwe biguca mu mutwe ni njyewe ubikubujije niba unkunda ibyo bintu uzajya ubyibuka ko nabikubwiye none se ngewe urabona ugiye kubwira urakunditse njye ntabwo mbana n'abantu badakunditse ntabwo nakabaye ndi kumwe hano ntawe udakunditse ndagukunda Imana iguha umugisha abantu umva njyewe mbivuge gute ntabwo mfite uko nabivuga ariko wicisha bugufi reka bari ukumbivuga urabona n'amaso yanjye utumye nishima n'amaso yanjye yahise atukura muri kubibona urumva bwa mbere mu buzima no murakoze ariko se koko aya magifite muri kuma mwayankandiyemo akanyenyeri nimuyame hano siko nibyo aba ari amafaranga menshi mwayamayemo amafaranga nimuyame hano kuri live ndabashimiye ariko amafuti urumva na usunya amaze ikidu urumva ubuzima no mu maraso nabo nkunda tureke no kuvuga wenda reka no kuvuga ngo kuko hari abantu babifata nk'aho ari iki ari ugutebya kuri social media ariko uburyo ufata uburyo umbwiramo njye mba mbona unkunda kandi ni n'ubwa mbere nabonye umuntu nkunda nkawe kuva nabaho niba uko waba ari ugutebya ntago watebya bigera nk'aha ngaha ndagukunda cyane ni ukuri none se abandi
kandi reka nkubwire sibyo, abantu benshi baza hano bagakompara abantu bakagira ibiki n'iki. Njyewe Dumba ndabizi ndarenze cyane, ndabizi ko ndenze kurusha nuko mwibaza ko ntuzi ko kubera mwebwe mubona nkora ibyo nkora ntabwo muzi ko nabitanye nuko nabikora. Ndabizi ko ndenze kurusha nuko mutekereza ko ndenze, ariko ndagukunda. Dumba. Ndashaka mpamagara umuntu. Shaka magara. Nuko bose banjye nyine bose banjye bazi ko Dumba niwe muntu ku isi hose, isi yose. Niwe muntu, uri umuntu mfata nyine nk'umuntu wanjye, uri umuntu wa danje mu buzima bwanjye, uri n'umuntu wa danje ku isi hose cyane. But I love you. Ahubwo Joyeuse ku izina ashyireho Joyeuse wa Dumba. Dumba uri ikiryarya. Hari umuntu umbwiye ngo ndi ikiryarya. Ariko we icyo abantu muri kubwira Dumba ngo ni inyigarika kandi tuvugana na Inibogisi. Ukibaye kuvuga kuri iyo kandi tujya tunaganira nk'abantu mw'ubu buhamya, mba ni kubaha ubuhamya. Dumba tujya tuganira mu buzima busanzwe. Dumba njyewe iyo mbonye ikintu niwe mpamagara, ko ntaza ngo mbibabwire se ngo ndabonye ikintu cyatanje ko njyewe mba numva umuntu wa mbere nkwiye kubimenyesha ari Dumba. Oya, impamvu abantu bajya bavuga ko ndi iryarya ndayumva. Abanyarwanda bagira imitekerereze iciriritse benshi, noneho bagasanga ko iyo udatekereje nkabo wabaye indyarya. Niyo mpamvu abantu benshi banyita indyarya, ariko ntabwo nakuze nk'abanyarwanda. Njyewe sinakuri mu banyarwanda, njyewe ntabwo mpuje idini nabo. Erega njyewe ni umusilamu. Abanyarwanda benshi 90% ni abanyagatolika, ni abarokore bafite n'ibidini bifite n'amacakubiri n'ibiki byose n'ibiki byose. Njyewe mba mu idini yigisha urukundo. Nanjye mba mu idini yigisha urukundo. Oya sheri, nuko uzi ibintu bike, niyo mpamvu buriya wibaza ko idini yawe yigisha urukundo. Ariko uzi ibintu byinshi wamenya impamvu ntekereza uko njya ntekereza. Njye ntabwo ngukunda, nyine urankunda, ariko reka nkubwire, njye nawe nitubana bazakwibazaho ese Dumba nitubana uzajya unyita gute? Njyewe my love. Umva reka nkubwize ukuri, mana yanjye ndagukunda, nanjye ndagukunda, nzahora ngukunda kwanza uko byaba kose. Wowe uzajya unyita gute? Uzajya unyita gute? Warete kumusaza. Assalamu alaikum shehe. Wa alaikum salam. Je, wowe uzajya unyita gute? Mbikubwire. Ngiye kubisoma. Urabishaka kuri chat, urabishaka kuri Nuza, kuri AI. Oya.
alo ngambwira ndi kuri indi phone mbwira hano kuri iyi nimero umva uzajya umpamagara my love nzajya nkwita mu kigo. umuntu arimo arandika muri comment ngo Joyeuse cyatose bimenyesha iki cyatose barambwira icyo bazi cyatose hanyuma twumva icyo ari cyo. urumva ari iki? like no ese ko nta kintu mfite cyatose njye namenya ari iki. gusubiramo ko kaboro ngo like nzi nta kintu cyatose kuri njyewe kuko namenya ari iki. ariko hagati y'ikirori cyanjye kiri ku cyumweru sinzi uzanwerera ku cyumweru hazagera ntabwo utwererera ku cyumweru n'ejo bundi dore turi kuwa mbere ejo kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa gatandatu. thank you kuma gift thank you uri kumva azaza i Kigali kuwa gatandatu ariko se mama wawe wigeze kumubwira ko ufiteyo umuntu mukundana witwa Dumba? ndabimubwira kandi warambwiye ko ikirori cyane kijya kuba tuzakora live nkanamukwereka. ntazazane mama wawe live nguki manje uzamubona gute? numpamagara kuri WhatsApp uzamunyereka. none se ko njyamba mfite isoni kuri WhatsApp uzaguhamagare kuri WhatsApp mukwereke. uzampamagare kuri WhatsApp umunyereke umuntu umwe wonyine nta kibazo. muramutse mubwire amakuru ubibwira mama ko dukundana nzahita mvuga ati Dumba bya bintu uzabimubwira ndakubwira ngo uzaza n'inkwano. inkwano urumva azaba arangahe? njyewe ntago mbizi ariko njye nta kibazo. oya we wumva nk'inkwano mama wawe yansaba yari nkangahe? ntase njye ndabizi ntabyo nzi. ubundi se mama niwe usaba inkwano cyangwa umukobwa niwe usaba inkwano? ababyeyi nibo basaba inkwano. oya erega none se ababyeyi basaba inkwano gute? Dumba bahise batabaye ari wowe ko bakureze bagahita bavuga ati uno mwana twamushyize mu ishuri yarangije amashuri wowe ntabwo wize. uko nagarukiye mu wa kabiri pirimeri bazaba basaba inkwano. yewe thank you ariko aya magifite muri kumwe mwankandiye makanyenyeri nagarukiye mu wa kabiri pirimeri nagarukiye mu wa kabiri pirimeri ubwo bavuga ko ahubwo inkwano ninjye bazaziha kubera ko isi niyo yanyigirishije ibintu byose ndi mukuru nta muntu uri kundera. bazaba bashaka inkwano z'iki? uyu mugore wese bagomba kumuha uzabyarira bagomba kuzabyara. niyo mpamvu nakubwiye ngo uzaba unguriyemo ingurube nziragira. karame uvuze ngo
niyo mpamvu nakubwiye ngo uzaba unguriyemo ingurube nziragire. Umucyari kuba inkwano. Ahise imbwa yanjye igeze. Imbwa yawe turi kuyishaka. Si wambwiye ngo ntugire kuyishaka se ngo ugiye kuza. Ni ahantu ziba ziri muzizi. Nyine ingurube ziba zihari nabwiye mama ngo ayinshakire. Noneho imbwa reka kumvangamo ingurube. Imbwa. Iyi nabwiye mama ngo ayinshakire. Noneho urambwira ngo muzayishake ngo ninjya kuza kuko bayimaye aka kanya wazajya kwagera yarakuze. Wenda twazayizana habura nk'icyumweru nguzi. Nkaba nyitoza n'ubundi ikamenyera kuko ndi umugore wawe nako ngiye kuzaba umugore wawe ikamenyera nawe ikakumenyera. Ako ndashaka agafoto kayo. None se nshaka imbwa kano kanya? Ndashaka munyereke akabwa muzampa noneho nanjye mumubwira ati ya sako ndashaka gasa nk'uko nguko. Urumva ntabwo mugomba kugafata ariko ushobora kugenda nk'ahantu buri ukambwira ati dore akabwa tuzakugurira karaba gasa gutya. Ushaka gasa gute? Umweru, umutuku, umuhondo. Kaba ari umukara akabwa njye ndakabwa n'ubundi akabwa k'umukara. None se bazagafotoza iki ko mama wanjye nta simati agira? Ni abantu ku cyaro bagira simati se? Ubwo rero ariko gunda nujya kuza nzajya mu cyaro ngende njye kuyifotora. Imbwa. Ubundi dumaze nk'imyaka 3 najya iwacu ariko kubera wowe ngiye kujyayo. Kubera icyo utajya wakora tumaze imyaka 3 utagiye iwanyu? Mfite ubwoba. Bw'iki? Bo mu cyaro bajya babaroga. Cyaro bararoga. Ntumbwire ko buri utinye kugira ngo niba ntujyeho bakakuroga. Mama arambwira ajya wigumiraho. Urabeshya. Mama ari buza kunyisurira. Mu cyaro habaye amashyari. Urumva? Noneho ibindi kwima byayo. Ariko kuko nzi ko wenda kwizera Imana nge nizera Imana nzi ko Imana ari yinyirindira ejo bundi nenda kujyayo. Hari umukobwa tuziranye w'Irwamagana n'uwundi w'Matimba. Matimba se ni? Matimba ni mu Mutara. Mani burugo ndayiki burugo agiye iwabo baramuroga, burugo agiye Matimba baramuroga. Uyu nguyu w'Irwamagana we nirirwaga mwohereza amafaranga ngo ubu ngo bongeye nkamwohereza amafaranga yo kumurogora ngo bongeye kunda igerageza aho ngaho ndavuga ati uyu mwana arimo arankura kandi koko baga bamuroze. Rero njyewe kwirinda biruta nibyo pe nizera Imana ariko Imana nayo irakubwira ngo nutamenya ubwenge nzakureka. Imana sivuga ngo nutamenya ubwenge nzaguta. Ni ukuri. Bitanayikuyemo. Imana avuga ati nutamenya ubwenge. Kandi koko Imana duha ubwenge ngo tubukoreshe. Rero mu cyaro ntacyo nibagiriweyo nta mpamvu kujya mora mibunza. Imbwa tuzazikura ahandi niba iwanyu baroga. Nagari iwacu gusa ibyaro byinshi usanga nyine abantu baba bafite amashyari nubizi.
abantu nabo babivuga muri komenti ariko abantu baba bafite amashyari nk'uko ubabona nishimye ndi kumwe nawe rega amashyari aba ari kubakuguna ntubizi abantu babona nabonye umugabo mwiza nkawe gute ishyari ritabarenga abantu babona barabonye umugabo mwiza nkande nkawe ngirira gutya rakita umenya ko nkubaha umenya ko nkubaha cyane nanjye ariko urabizi ko nkubaha musheri wanjye umenya umwana cyane ariko se umuntu ukunda n'ujya unamuhamagara ngiye kugira ngo nguhamagare indaya z'i Kigali se ziba zanyemereye zihora kuri telefoni yanjye ntizimpa amahoro ntazibwira ati jye mu ndetse ngere kwa sheri wanjye reka ta ubura zizatuma tuba umutima ufite aho uri tima kuri iwawe wajya uba uziborotse ndaboroka narahazi nitubana telefoni niwo uzajya uyigumana uzajya uboroka hahamagaye gupa boroka gupa uzabura burira nanjye umutwe wazanyinga nawe uzavaho ugati ukagira reka nkubwire ariko icy'ingenzi ni uko tuzaba dukundanaho hanyuma bya bindi twanzuye iki ibihe sheri bandi wambwiraga ngo tuzakora ngo imbere y'ubukwe bya bindi twanzuye ko utazantegereresha njyewe ibyo bintu cyawe uvuga ngo njyewe ngo sinzi ngo tugomba gukora imibonano ngo tutarakora ubukwe ngo twarangiye gukora ubukwe iyo mibonano ya